urumva umuntu mukuru nk'uwo nguwo aba afite tekinike wenda azize uko abagabo bafatwa. Ikindi uyu mugabo hari ahantu nawe yakoze ibintu bya kibandi. Guteze uramenye utanteza ibibazo Biheze uvuga imvugo nk'izo zikakaye. ariko ushaka gukira ikibyimba aragikanda. Ibya kibandi yakoze ni ibi. Aho hantu bahuraga n'abantu bakajya bamubwira ati uyu madamu, kandi umugabo yivugiye mu nkuru avuga ati njyewe ntabwo mfite imyaka 53 sinashinze urugo ndi mu mikino nshaka kurukomeza. Ibyo nyine yabivuze. Uvuga ngo uriya we yazanyemo ubwana. Garuka gato ahantu uyu mugore wasenyewe uvuga ko yasenyewe avuga ko bahuraga n'abantu uvuga ko yasenyewe na nyina. Bahuraga n'abantu basohotse avuga ati uyu niwe madamu. uyu mudamu we bakamufata nk'umwana hamwe n'abana be bakabafata ko ari mukuru w'abana be. Aho niho yagombye ko yaragaragarije ubutwari akavuga ati uyu ni madamu, akavuga ati oya uyu ni madamu wanjye. Cyekari bari afite ipfunwe ry'uko afite uwarusha imyaka myinshi, kuko bavuga ko yamurushaga imyaka irenga 20. Ntose umugabo ko ari nka divayi uko igenda ikura ko ari kwiryoha hari ikibazo. Nyine yari kubiryohera nyirayo. Yego nyine. Oya ibi bintu kenisi oya uri mu biki se uyibiki ko ibyo uvuga bikirimo divorce yaranabaye. Ikaba ariko nyine icyayiteye ariko gishobora no kuzaba n'ahandi. Ibi tubivuga kugira ngo bisomo n'ahandi. Ariko akabazo mfitemo nge ikimbabaza cyane nta nubwo ari n'ikindi. N'uyu mugayo byaba byarawe bitaranabaye. Iyo nza kuba nyina w'uyu mudamu w'uyu mukobwa w'uyu mugore akaba avuye mu rugo wowe ugahita wipanga akazi ugahita ugaruka kandi ari we umvano yo kugenda ko no kugira ibibazo. Hari ahantu avuze abanyarwanda ukuntu tuba babi ati nabanyuraho bati dore wa mugore wasenyewe na nyina, umugabo wanjye yabanyuraho ngo dore wa mugabo ubana na nyirabukwe watumye basenyera umugore we, na nyina yabanyuraho ngo dore wa mukecuru wasenye umukobwa. Abanyarwanda turi abantu bapaya sana. Abanyarwanda umwanya ariko sinzi ibi bintu ko byagenze. Reka babitunganye twumve ko abantu babitekerezaho. Igihe cy'umunganya ndabwo ubutumwa kubwira ku butumwa bugamije waramutseho gerageza kuvuga cyane ariko ako rero nawe uravuga uhunga telefone yawe bimeze bite? Reka mubwire ikosa hano ikosa rishyira ku mugabo. Gute se? Umugabo niwe wabwiye umugore zana amabukwe abicobanemo kubera ko hanze babonaga wabivuze neza ati babonye hari icyumba ati icyumba ko nta muntu ukirimo reka tubone umubyeyi aza abarimo. noneho umubyeyi ahageze umugabo abona bari guhuza n'icyiciro cye nk'uko wabivuze neza ati bari mu cyiciro kimwe cy'ubudehe. ariko nanone umubyeyi ndamugaye cyane nanone. Gute se? Umubyeyi yaragiye nk'uko bari bamuganiriye yahunze urugo muri rusange. Umugore akaganiriza umugabo ati fasha tuganire kuri iki kintu bose abarahukanye nanone akirahukana nyirabuka ati nkarutaha. Mu by'ukuri aho kugira ngo umukobwa umukecuru aganirize umukobwa we amubwira ati niko vuba ko asubira mu rugo ahise arutahamo. Ikosa ubwo kumva atari ry'abantu babiri nyakubahwa perezida. Reka tubisorezaho ariko baca burya kera nyirabukwe w'umuntu yirindaga no kumusuhuza kugira ngo atazamutera gususumira. None ubu ngubu uratinyuka ukitema ukavuga uti rwose nta kibazo ndagukora mu nsina z'amatwi buri kimwe cyose. Ibyo bintu ntabwo ari sawa. Ugatinyuka ntitutenda n'akarira ariko bwana perezida. Oya ibindi bireke ndabona ugiye kudeviya. Bwana perezida. Bayi. Ako perezida. Perezida nuko yabaye. Ibyo bintu uzajya ubwira president. Njyewe ni ukurasa ku ntego straight forward. Hari ubutumwa ndaga kumpa. Shaka kubwira ubutumwa waramutse nawe.
njyewe nitwa Pascal Habineza ku Gasumba. Mbere na mbere ni umufana urubangiwe. Ibyo bizaza kuwa gatandatu tuzahurira i Huye. Ariko KNP. Hello? Yes. Yenu yani Huye. Yego. Nifuza kubonana namwe kuwa gatandatu rwose naje kureba match ya Gasogi. Ariko ingingo turiho wayumvise? Nayumvise iyo ngingo. Iyo ngingo rero ikintu nayitanga igitekerezo. Ni amahano rwose. Amahano ya? Ahantu nabyita agirwa n'umukwe. Ese ubundi nkubaze? Karame? Usibye wenda ibyo bindi byo kuvuga ko umuntu yabyaye undi, ubundi nyirabukwe n'umukwe we bapfana iki kindi kiri aho ngaho cy'amaraso? Oya, yenda ntacyo bapfana cy'amaraso. None se amuteye inda ntiyamubyarira nk'abandi bose? Oya, ariko nta mahano adasanzwe, ariko kugira ngo... Ariko muri iki gihe hari ikintu kigiteye ubwoba. None se ko umukecuru aba ari kuri Instagram ari mu kubireba, no kuri harya na Snap areba n'umwana ari hari, urabona ibyo bitandukaniye, bose bareba tumwe. Ikibazo gikomeye cyane rwose, kinakomeye cyane pe. Urumva abantu babyanditseho benshi, umuntu ati ni gute umugore atinyuka kujya kuryamana n'umugabo w'umukobwa we, koko akumva ko agomba kujya gusigara mu rugo rw'umukobwa we wahukanye, ntimutera isoni mu bantu, mukumva ko abagore rwose bafite imitekerereze mizima. Si bose, ahubwo n'abagabo bari badafite imitekerereze mizima, ndetse urumva atarasanze umugabo. Ariko hari igihe biba, ariko bikaba mu bacecuru b'ibirara. Mbaza uti nako bibyomanze. Ugasanga umukecuru yibanira n'abana be, akaza n'abagabo b'ibirara, akaza aje kureba nyina, ariko batarashakanye bisanzwe, batarasezeranye. Yageraho akabona n'abana be naho agatera y'ijeke. Ibyo ni ibintu